Umuhanzi Taylor Swift ndetse na Rihanna bongerewe mu bazitabira Grammy Award 2026. Abategura ibihembo bya muzika bikomeye ku isi Grammy Award batangaje yuko Taylor Swift ndetse na Rihanna bazagaragara ku rutonde rw'abazamurika ibikorwa byabo muri uwo muhango uteganijwe kuba muri Gashyantare mwaka wa 2026 ndetse ukabera i Los Angeles muri cyangwa se muri Amerika. Ibi ngibi byatangajwe nyuma yuko bombi batangaje imishinga mishya y'indirimbo nshya. Taylor Swift akavuga yuko agiye gusohora album yitwa Midnight ndetse n'iyitwa The Afterglow, ndetse na Rihanna akemeza ko ari gutegura indirimbo ye ya mbere kuva mu mwaka wa 2016. Abakunzi ba muzika ku isi bakomeje kugaragaza ibyishimo ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko kuba aba bahanzi bombi bazagaragara muri Grammy Award ari ikintu gikomeye cyane. Ati ndetse buriya ari Taylor Swift ndetse na Rihanna, ati bose ni bamwe mu bantu bafite ibigwi mu muziki by'umwihariko. Ati rero kuba batagaragara mu bintu bikomeye cyangwa se mu bikorwa bikomeye nk'ibya Grammy Award, ati bigaragara yuko haba harimo icyuho gikomeye cyane by'umwihariko mu muziki w'abagore. Ngira ngo uyu mugore Rihanna byagiye bivuga yuko yagiye asa nk'ahashyiramo agapause mu gukora indirimbo, dore yuko ngira ngo nk'uko mubizi habayemo kwibaruka ndetse no kugeza cyangwa se no kumara igihe adakora indirimbo. Abenshi bakavuga bati yarazimye, abandi bakavuga bati bitewe no kubyara ndetse no kwita ku mwana, ibyo ngibyo byose byagakwiye kuba bibaho. Ati uko buryo umuntu abyaye abashaka cyangwa se abagomba gufata umwanya wo kuruhuka, ariko magingo angaya abategura Grammy Award bakaba bongeye kumutekerezaho ndetse bakavuga yuko agomba kuzitabira Grammy Award 2026. Ngira ngo Taylor Swift we nk'uko bisanzwe abenshi ntabwo bajya bashidikanya yuko uyu mukobwa cyangwa uyu mugore ari umwe mu bahanzikazi bayoboye isi mu muziki, dore yuko indirimbo ze zagiye zikundwa ndetse n'abatari bakeya. Rero iyo ngiyo ni Grammy Award 2026 ndetse ikaba izabera i Los Angeles mu gihugu cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo nk'uko tubikesha ikinyamakuru People Magazine cyagiye kivuga yuko aba bagore nabo ubwabo bamaje kuba babimenyeshwa ndetse ibyishimo bikaba ari byinshi cyane. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yitwa Tawatibu World, mu gace twise Tawatibu Update, aho tugezaho amakuru abagiye agezweho muri showbiz by'umwihariko no muri sport ku isi. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tawatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Tawatibu TV. Njyewe nitwa N Yusufu, duhure muri comment.